tubigenza uko hanyuma duha ikaze aba babyeyi baje babimburiye umurangamirwa. Iyo mvuga umurangamirwa ndavuga Esther, n'akabyiniriro twamuhaye. Abavandimwe n'inshuti mwugurure baraje, dore abageni beza mwugurure baraje. Ndagira ngo mbasabe dukomera amashyi aba babyeyi menshi cyane baherekeje Esther, mwakoze cyane. Bakomeze batera intambwe babatwerekera ibyicaro byiza bikwiye ababyeyi nk'ababeza baherekeje Esther. Hanyuma abakobwa b'urungano nabo bakomeze batera intambwe. Ni ababyeyi bato, bariya ni ba nyirasenge. Nambara bya ntabwo umuntu ntabwo rero namugize namuburiye kare niko rwego mu bagabo ukoze iby'umwami yagutumye wabiki mama we. Aba babyeyi rero nabo tubashimire, ni ababyeyi bato atoreraho imico myiza yo kubaha Imana. Tubakomera amashyi menshi, nabo baje baherekeje Esther, tubashimire rwose. Hanyuma protokole ibishinzwe dufashe kugira ngo bahagarare mu buryo bunoze, kandi nimubibona ari ngombwa munabahe n'ibyicaro rwose. Reka dusabe itsinda rikurikiyeho batera intambwe baze. Nitugera ku gicumbi we igicaniro gituze, ye muzaze tugwera gwere. Mwakoze cyane kumuherekeza.
ayo mashyi ntabwo ahagije. Dushimire bashiki bacu barumuna kandi abavandimwe ba Esther. Ibyo ni ibihozo bamuririmbira kugira ngo akomeze atere intambwe asanga umubyeyi. Utera intambwe seko nziza y'umusereko, nzobe idahanda, umurangamirwa w'iwacu. Utera intambwe abakobwa bagushagaye kugira ngo tugushyikirize data, hanyuma agire icyo akubwira. Mubyeyi Rugorora, umwana yaje. Esther, niwe twari dutegereje. Nkwereke abagutahiye ubukwe, umuryango wacu, bavandimwe bawe, baso wanyu, basogokuru, banyogokuru, banyokorome, inshuti, abo mwasenganye, abakureze bose, rambura ibiganza baramutse. Ni mumuha amashyi n'impundu nyinshi. Ibintu ni byiza. Uriya muryango uhaye ureba hariya ntabuze. Ni bakeya uzi, ariko hano iburyo bwanjye hariho uzi kuruta benshi. Kandi niwe kizigenza, kandi niwe nyirabayazana. Niwe watumye aba bantu bose baterana bari aho uyu munsi kubwe no kubwawe. Ubwo rero rambura ikiganza kwa sobukwe bakuramutse, ntabwo babanza, rambura ibiganza gusa. Mfizi Karama, uyu mufotozi yagukingirije, ngwino wirebere. Uraho kandi? muraho neza. Ko biri kose Muraho. umukobwa wanjye yatebutse kuruta umuhungu wawe. N'ubundi muri iwanyuka. Bari bamusize mu nka? Yari ashyire mu nka. Nguyu umugeni mwadusabye. Murakoze cyane. Ntabwo tujya duhindura. Ntibishoboka. Ubwo rero aje gusubirira mu ngata ba nyirakuru na ba nyirakuruza. Ubwo mwadukunze ntitwomubima, gakunze ababiri karabateranya, ariko ntaho agiye arisanze. Ejo n'ejo bundi azagaruka, zatubyarira bakazana, tubyarire n'abakwe. Ubwo rero muha ukuboko. Murakoze cyane. Ntimwakoma amashyi mwabantu mwe? Dukomeje kugushimira. Urakoze cyane. Murakoze. Esther, baje kugusaba zanka wahoraga ubona n'iz'abapfizi, kandi urabizi wambwiye kuko hari umuhungu wakunze. Uwo muri uyo muhungu wakunze rero niwe baje kugusabira. Ntabwo baje kugusaba ngo ugiye mu muryango tutazadushingira. Uyu muryango ubona habe n'uyu nyirakuru n'umugorora,
no kubwira bari abantu bose bicaye hari abenshi nabakwe abenshi nabishwa kugeza niriya hirya ntabwo twagutanze umva ikinyarwanda numukoresheje tunaguhanye ariko turabaguhaye ngo ugende uzabyare abana basa nawe basa n'aba bapfizi kandi uzabahire wabyarira abakobwa n'abahungu baresha nawe basa nawe uzabyara tuguhembe mama uzarwara tugusure ibyago biraba umuntu akarwara tuzakugenzereza kuko twagenjereje ba nyogokuru ariko kandi ujye wibuka ko uri umukobwa ntabwo twogushira mu rugo ngo urusaziremo uri umukobwa kandi umukobwa ni uwakowe none bagukoye ntukiri umwari bagukoye kandi bagukoye inka nyinshi twishimiye dukunze ariko ikiruta kinguruka mfe dushimiye ko watuzaniye umukwe mwiza pe Mana izabahiri zabaho umugisha uzatubyarira abana beza mu bapfizi uzabahekere imbuto zawe turazikeneye tuzaja kuzana y'abakobwa tubashingira abana bacu mu bagorora Imana iguha umugisha mama Fizi karama mugeni n'uyu bamushimye cyane pe magara umukwe wawe umukwe wacu umuhungu wawe umuhamagaraze emusari kandi iyo ndirimbo niyo vensi gitero n'inyikirizo ngewe nawe bene ubwo bitwigisha ndi twobifata ni ukwigenza ariko ndi twobishobora arizo twaririmba zo muri wokovu aha si muri wokovu hano ni ahangaha nizagakiza ni nk'iz'urusobe zigisirimba nizazindi uzubona biruka bakaza babiranduka uwo gishinga amahene kawo ki aya sinabiranduka ndira wabiranditse kera kugashara ruja kubatizwa akoze cyane sawa urakoze barakoze cyane reka dukoma amashyi dushimira ababyeyi mubyeyi rugorora ndagira ngo nk'uburenganzira niba abana bashobora kuramukanya ntaza gusobanya oya rwose navuze ngo izi ndirimbo aho zigeze n'izawe urakoze cyane reka rero dukoma amashyi dushimire ababyeyi ariko dushimire n'umurangamirwa w'inseko nziza y'umusereko tumukomere amashyi n'impundu Estere rwose impundu nyinshi hanyuma rero mutware utere intambwe ukimbagire wemye wigire hano imbere n'abitugu bya mukuru uguherekeje muze uramutse baramu bawe hanyuma baraza no kukwemerera uramutse Estere mata kwabashinganda yoga cyakambaru ubukombe dore umwiza mu Rwanda aha amashyi menshi tuyakome menshi rwose baguhaye uburenganzira mutwa ntutinye data yabyemeye amashyi menshi cyane aha reka mbasabe mwigire hano hafi hanyuma mwe mugumaho ndaje ndababwira uko tugiye mufata ikiganza hanyuma muhagarare hano aho twese tubasha kubabona irwandi wabo wabeheza ni uko mu rugo bwiza aha oya komeza umukebuke rwose urebe neza ko ari we hanyuma rero mutwa nabonye umuhobera utinya ariko data rwose yabyemeye wongera umugwe mu byano ntumukore imbagara umuhobere rwose nushaka kumutindane gato nta kibazo go ahead my brother go ahead this is your day amashyi menshi cyane n'impundu yego hanyuma ndagira ngo mbasabe barumuna banjye muhagarare iruhande rwabo mufate ifoto y'urwibutso
hanyuma nze gusaba protocol mumbe hafi kugira ngo tuze kubaha ibyicaro barumuna bacu bakoze umurimo mwiza wo guherekeza Esther. Hanyuma rero aya mafoto amabwiriza yayo ni ukumwenyura. Imana yaduhaye inseko nziza nuko ni ukumwenyura rwose. Yego, barakoze barumuna bacu, nimutere intambwe babereke ibyicaro byiza. Mwakoze cyane, tubashimire rwose. Ndagira ngo rero nsabe mushiki wa mutware wa mutwaje impano ibimbura izindi ayimushyikirize rwose. Urakoze cyane, dukoma amashyi menshi cyane tumufashe kumushimira. Hanyuma Esther nawe umushimire nk'uko umuryango wagutoje.
Esther abana baje kubaramutsa, ariko uyu mwanya turagira ngo tubinginge tubasabe gutera intambwe mukigira hano imbere kugira ngo muramukanye n'abandi babyeyi, ariko hari n'impano zateguwe. Tunasaba mu cyubahiro cy'ababyeyi ba Mutware, turagira ngo tubasabe aho muri namwe mutere intambwe kugira ngo muhurire hano n'abandi babyeyi. Rwose kaze. Aha. DJ. Tutaimba hosana. Amashi. Tutaimba hosana. Tukizunguka zunguka kwenye kiti cha enzi. Tutaimba. Tutaimba hosana. Haleluya, tutaimba hosana. Tukizunguka zunguka kwenye kiti cha enzi. Haleluya. Asante sana. Amina. Ndagira ngo rero dukomera amashyi menshi cyane aba babyeyi beza, bareze neza, babyaye neza. Thank you so much for raising a wonderful man as he is. Babyeyi beza ba Esther, mwarakoze cyane kubyara neza mukarera neza. Uyu mwanya rero Mutware yateguye impano yo gushimira sebukwe. Ndagira ngo utere intambwe mushiki w'Umutwaje ya sebukwe kugira ngo amushimire. Hanyuma DJ komeza umperekeze n'injyana nziza kandi udufashe no gusingiza Imana kuko niyo yabikoze. Aha, Mutware ati rero ndasaba uburenganzira bwo kubifuriza guhorana amashyo n'amagana. Mubyeyi ati ndabwa yakiriye rwose. Amashyi menshi cyane. Mubyeyi rero ati ndifuza ko yagera mu ruhanga rwanyu rwose. Aha, ati muhorana amashyo n'amagana, igitinyiro cy'Uwiteka
applause dukoma amashyi menshi cyane tubashimire hanyuma bafata ifoto y'urwibutso